Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana muri iki gitondo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Twongeye kubona umucyo, twongeye kugirirwa ubuntu bwo kuboneka imbere yayo n'imbere y'iteraniro rigari. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Kuryama no kubyuka ni ubuntu Imana ibigiriye umuntu. Iyo uryamye ukabyuka amahoro buba ari ubuntu, ntabwo ari ibisanzwe kuko hari uwaryamye abyutse biranga. Rero ubwo buntu Imana yatugiriye ni ukugira ngo tubwire abantu ineza y'Imana. Ntabwo twapfuye kubaho gutyo gusa, tubereyeho kugira neza, tubereyeho kuvuga neza Imana n'abantu bayo, tubereyeho kugira umumaro mu gihe cyacu. Turayishimiye Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Imana y'amahoro nishimwe. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana data wa twese, Imana ishobora byose. Kandi namwe tuhereho tunabasuhuza, tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza umunsi mwiza, tubifuriza guhirwa n'Imana no guhura nayo muri aya masaha kuri uyu mwanya. Imana yo mu ijuru kwiyereke. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu yarararira ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Impundu zivuge ku buzima bwawe, wakire guhura n'Imana, wakire ubwiza bw'Imana, wakire umugisha uturuka ku Uwiteka. Uyu ni umunsi mwiza kandi data wa twese abagire neza. Mwese inshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba, bene data, abo dukorana umurimo, abari hirya no hino, abavuga butumwa, abanyamasengesho, Imana yacu ibishimire. Reka rero dusengere umukozi w'Imana arabasuhuza, agiye kubabwiriza. Reka tubanze tumusengere, dusengere ijambo ry'Imana, dusengere imitima yose dukurikiranye. Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana y'urukundo, turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo. Uri data wa twese mwiza, wagize neza Mana, tubyutse amahoro, waturinze, urinda bene data bari hirya no hino, urinda igihugu cyacu, urinda abayobozi bacu, urinda itorero, urinda abera bose n'abashumba. Mana wakoze, tubyukanye umwuka w'abazima. Kandi rero tukweretse uyu mwanya tugiye kujyamwo, dusenge imitima yose dukurikirana. Ijambo ryawe rirasenge nta cyarihungabanya, ariko bene data bahe guhugukira ijambo ryawe. Ari abicaye muri tagisi bagenda, barabatwaye, ari abari hirya no hino, buri muntu wese abashe guhura nawe. Abarushye n'abaremerewe, abarwaye barushye, buri muntu wese umwiyereke. Ijambo ryawe ritubwira ko urambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri wese. Urakoze Mana, ukora igitangaza muri aya masaha. Buri muntu wese umwiyereke, indwara zikomeye zikire, abaryamye ku gisasiro bakire, abari mu ngo zabo, bari kwa muganga, abarushye, abashonje, abashomeri, buri muntu wese ufite intambara mu mutima, umuha amahoro, umuha umutekano. Amaraso ya Kristo yeza abantu. Urakoze, urakoze. Kakanya ubane n'umukozi wawe, umukoresha kurusha uko ujya umukoresha. Urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tumwakire. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Karibu. Murakoze. Tunejejwe n'Imana iki gitondo cyiza. Mbere ya byose tubanje kubasuhuza abadutega amatwi mwese. Imana ibaho umugisha. Bene data dufatanije urugendo cyangwa murimo w'Imana, namwe turabashubije iki gitondo. Abera bose mukomere mu mwami, kandi Yesu ari kumwe namwe. Tugiye kuganira kubwira ijambo ry'Imana uyu munsi mwiza. Iki jambo ryanditswe mu gitabo cye Ingoma wa kabiri, gice cya 14, murongo wa mbere kugeza kwa 5. Ingoma wa kabiri, gice ni cya 14, murongo ni wa mbere kugeza kwa 5. Mutwe w'iryo jambo riratubwira iki? Asa aterwa n'Abanya-Ethiopia. Asa aterwa n'Abanya-Ethiopia, atakambira Uwiteka, Uwiteka aramusubiza. Asa aterwa n'Abanya-Ethiopia, ariko muko guterwa kwe atakambira Imana. Mana irakora iki? Iramukiza. Reka tusome ijambo. Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye.
kuko yakuyeho ibicaniro by'ibigirwamana, yakuyemo ibicaniro by'ibinyamahanga n'ingoro, agasenya inkingi z'amabuye. Bubatse agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe, maze ategeka abayuda gushaka Uwiteka Imana, ategeka abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo nibyo yategetse, kandi akura mu midugudu y'Ibuyuda yose inkoro n'ibishushanyo by'izuba, ubwami buturiza imbere ye, kandi yubaka Ibuyuda imidugudu igoswe inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ndambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Mane dufashe. Twavuze ko mutwe w'ijambo Asa aterwa n'Abanya-Etiyopiya, atakambira Uwiteka aramukiza. Asa yari umwami w'ubwoko bw'Abayuda mu bwoko 12 y'Abisirayeli. Mu gihe cye, mu ngoma ye, simbezi ari bigeragezo byinshi biza ku muntu bimutunguye. Yicaraga ku bwami, yishimiye Imana yamuhaye ubwami, anezerewe kuba umwami w'Abayuda, ariko igihe kimwe cyageze Abanya-Etiyopiya baramutera, bateza indambara ubwoko bw'Abayuda baturuka mu gihugu cyitwa Etiyopiya. Bamaze kumutera, Mwami Asa amenya ko batewe, nta kindi yakoze, yatakambira Uwiteka. Muko gutakambira kwe, Imana yaje gukora iki? Kumukiza. Natwe tugiye kuganira ku ijambo kutakambira Uwiteka. Rimwe na rimwe tukunda kuhura n'ibibazo. Ndavuga abo mwitorero, ndavuga abo yizera Kristo. Tukunda gutungurwa n'ibibazo. Ugasanga mundu yacitse intege, ugasanga mundu yihebye, ugasanga mundu arimo gushakira inzira cyangwa butabazi aho zitashobora kuboneka. Ugasanga mundu mu gihe yahuye n'ibibazo ava mu bushake bw'Imana. Ugasanga mundu ahuye n'ibibazo ariheba. Ariko Asa atewe n'Abanya-Etiyopiya, nize ko yafashe umugambi yo gutakambira Uwiteka. Tumvise ko mu gutakambira kwe Imana yakoze iki? Imana yaje kumukiza cyangwa yaje kubakiza Bayuda. Natwe mwibibiye cyane, ubona ko turimo mu bihe bimwe byo kwiheba, mu bihe bimwe abantu b'Imana barimo gutakaza byiringiro, mu bihe bimwe bwo gukomerereza ibibazo dufite. Turapfuye we, turashize we, tuzaba bande, ninde uzadutabara? Ariko mundu w'Imana buri gihe cyose ahuye n'ibibazo, atahuye n'ibibazo, byiringiro byacyo bigomba kuba ku Mana yonyine, kuko Imana niwe mutabazi w'abantu cyangwa mutabazi w'abakiranutsi. Kuko ijambo ry'Imana kuri sise Matayo aratubwira iki? Ikitashobokera mwana w'umundu birashoboka ku Mana.
mu gihe tuhuye n'ibitatushobokera, ibyo tutashoboye, tukwiriye kutakambira Imana. Nabona abantu benshi bamaze gucika intege mu gushaka Imana. Abantu benshi babaye nk'abarambiwe, ariko yasigiye cyo kurambirwa. Mu gihe cyose mundu ahuye n'indambara, mu gihe cyose mundu yatewe, ucitse intege, mwanzi wawe wamuha umwanya. Urangaye, mwanzi wawe yakomera tena kukurusha wowe. Esa tumve aya makuru y'umwami Asa. Tumaze kumva ko yatewe n'Abanyetiyopiya, muko guterwa kwe batakambira Imana, Imana irakora iki? Irabakiza bwoko bw'Abayuda. Asa nago yakomeje kuhagarara gusa izina ko ari umwami. Nguko abantu benshi bitwaje izina gusa ko ndi umukristo, nta murimo n'umwe akorera Imana, nta bikorwa byiza nimwe afite ku buzima bwe, nta gukomeza abandi, nta kubwiriza abantu ijambo ry'ukuri, nta kugirira abandi inama. Ariko bamwe bakiha byubahiro ku murimo w'Imana, bamwe bagakora iki? Bakahora babarira abandi imyaka bamaze mu gakiza, bamwe nibo bagusha abandi. Ariko tumva mwami Asa yagize ibikorwa byiza mbere y'Imana, arasenya ibyo Imana idashaka, arubaka bundi busha. Imbisi usanga mukozi w'Imana bashaka kumukura kuri uyu mudugudu, bamujyana kundi umudugudu, uriyo ko yubake byiza, ateza indege ngeya kuwo mudugudu. Ariko si ibyo tuhamagariwe. Reka tumve inkuru za uyu mwami Asa. Mu bibazo ufite, mu muhamagaro wahamagariwe, tugiye kuganira ku bintu bibiri. Bibazo turimo tufite muri minsi, no muhamagaro tuhamagariwe n'Imana. Mu bibazo dufite uhagaze gute? Muhamagaro Imana yakuhamagariye urimo gukora gute murimo w'Imana? Asa mu bibazo yahuye nazo, aterwa n'Abanyetiyopiya nk'uko twabivuze, we yatakambiriye Imana. Mana twatewe. Birashoboka ko ababanzi bacu bashobora kuza bafite ingufu kuturusha. Birashoboka ko bo bazi kurwana kuturusha. Ariko turasaba we Mana kutuhagarara imbere, Mana kuturwanira urugamba, Mana kutushoboza muri urugamba, Mana kutuberera amaso. Muko kutakambira kwe Imana, tumvise ko Imana ikora iki? Yaje kumukiza maboko y'abanzi babo. Urimo guterwa ni byinshi, ariko wagaze gute? Muhamagaro w'Imana niki urimo gusenya mwibibiye? Kuko turimo abantu benshi barimo kugenda nabo bakora iki? Bateshuka mu muhamagaro. Bamwe barimo gusubira inyuma, bamwe barimo kuva mu bushake bw'Imana, bamwe barimo kujya gushaka bigirwamana, bamwe barimo kuhungira gukorana amasezerano n'ibitagira umumaro. Ariko mukiranutsi, twebwe twaremeye gupfana na Yesu no kuzukana na Yesu. Abantu bakorera Imana bafite imihamagaro, basengewe n'abashumba mu matorero, baremeza ko bazakorera Imana kugeza ku gupfa. Ariko se turimo kubikora gute? Kuko nanjye ndimo. Tuhagaze gute mu muhamagaro? Mu bibazo turimo kuhura nazo, bandu benshi barimo kwirwanirira, bandu benshi barimo gushakisha inzira, bandu benshi barimo kuvanga Imana n'ibigirwamana. Mu gihe urwaye, mukiranutsi, ukareka gusenga, ukajya gushaka miti y'abapfumu, se buriya wemeye ko Imana ikurwanirire? Yesu wenyine adushoboje. Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye. Gukora ibyiza bishimwa n'Imana yawe byakurengera byinshi.
byatuma Mana ikugirire neza. Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye. Na wundi tugomba gukora ibyiza mu maso ye kurusha Imana. Bandu benshi barimo kubona ko muhamagaro ni ikintu cy'igikinisho. Murimo w'Imana bamwe basigaye bita ko amatoroni ya pasiteri, bakafata itorero rya Kristo bakayita kwa Mariko, kwa Yohana. Oya, Yohana siwe wapfiriye itorero. Wapfiriye itorero ni Kristo. Yohana iwe ni murugo ari yakwicumbirye, ariko itorero ari Yohana arabaririmbye. Reka tufate urugero. Yohana tumwite ko yariwe mushumba w'itorero. Abaririmbyi Yohana yamagawe na Kristo, ngwino unkorera umurimo. Abaririmbyi, abavuga butumwa, abadiakoni, abinginzi mwitorero, abanyimpano mwitorero, mwibuke ko twese twamagawe na Kristo. Tukora iki? Tufatanya amaboko tumukorera umurimo. Itorero si ya Yohana mushumba w'itorero, nawe afite ibyo agomba gukora bizatuma ahabwa ibihembo biva ku Mana, kandi ibyo akora bizabashe kuba gute? Twakwiga uru rugero rwa Asa. Akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho ibicaniro n'ibigirwa yakuyeho ibicaniro by'inyamahanga mu gihe cye. Asa yakoze byiza bishimwa n'Uwiteka. Yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga n'ingoro, agasenya ingingi y'amabuye. Arabikuraho byose. Ati ibi ntago bikwiriye guhagarara ku mwanya w'Imana, ntago bikwiriye kwitirirwa izina ry'Imana, kuko icyo gihe abayuda bari bamaze guteshuka, bibagirwa inzira y'ukuri, batakigenda nabo neza mu mategeko y'Uwiteka. Gihe cyose tutagenda neza, gihe cyose duteye Imana mugongo, isha kudutera abanzi. Abanyetiyopiya barinjira barabataka, ariko asabera amaso atakambira Uwiteka. Uwiteka arabakiza. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Arasenya byo bigirwa Mana byose bari bamaze gushira mu ngoro y'Imana. Agasenya ingingi y'amabuye bubatse, agatema byose byari byubatswe mu nzu y'Imana, bashiramo ingingi z'amabuye. Abayuda nabo bari bahaze uruzabibu, bibagiwe aho Imana yabakuye, bibagirwa ibikwiriye kuhabwa Imana n'ibitakwiriye kuhabwa Imana. Bibagiwe ko agaciro kose tugomba kuha Uwiteka Imana waremye isi n'ijuru. Kandi atsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe. Arabitsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe Abayuda bari bamaze gushira mu murwa, mu mudugudu w'iwabo. Maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka. Mu gihe ari umwami, gihe ari hagarariye Abayuda, amaze gusenya ibyo bigirwamana byose mu ngoro y'Uwiteka, ategeka Abayuda gushaka Imana y'abasogokuruza. Yega abasogokuruza bagendanye n'Imana y'ukuri, bagendanye n'Imana ifite ubutwari, bagendana n'Imana babona ukuboko kwayo. Iyo Mana niyo natwe tugomba kwizera, iyo Mana niyo tugomba kugendana nayo, kuko mu gihe ugendana n'Imana mukuri bene data, nuko ari ibibazo, Imana niwe gisubizo cy'ibibazo. Tureke kwitwaza bibazo, tureke kwitwaza uburwayi, tureke nta rwitwazo ruzabaho. We mwizere ukiranuka mbere y'Imana. Se kuko twaraye inzara mu gitondo tujye gukora icyaha, kuko tudafite akazi mu iminsi twikuye mu maboko y'Imana tujye gushaka abapfumu. Iby'abapfumu ni byigiye gito, iby'abapfumu bigira ngaruka mbi. Abantu bagenda ku bapfumu ndimo gatekereze ko ibyabo birarama. Oya, kandi nyuma yo kukuha ibye ingaruka zirahari. Utarebye neza no kubura ubugingo uzabura ubugingo, mukarimbukana nawe.
ategeka abayuda gushaka imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo. Nibyo yategetse, gushaka imana y'abasogokuruza, kwitondera amategeko yayo, nibyo yategetse. Ibyo nibyo buri mukiranutsi wese, nimba ushaka kubona amahoro y'Imana, ugomba gushaka imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo. Nibyo yatutegetse, ndukibe ndukice. Ibyo abantu bamaze kwibagirwa. Imana iriho, ntabwo yahindutse. Kuva twavutse yitwaga Imana, ariko mundu kuva ya avuka kugera aho azapfira amazina ye igenda ihinduka, mikorere igenda ihinduka. Ariko Imana y'abasogokuruza basenze ntabwo ihinduka. Bene data, muhumure, mukomere mu mwami. Urugamba si urwacu, urugamba ni urw'Iteka. Mu gihe cyose abantu bahuye n'ibibazo, bizeye Imana bakayikiranukira, Imana irabarwanirira. Bacecetse, bahagaze. Bwana asifiwe. Burwayi ufite, izera Imana gusa. Bushomeri, inzara, twebwe dushaka Uwiteka, Mana y'abasogokuruza, twitondera amategeko yayo yadutegetse. Mana ntabwo izadusiga, ntizadusiga, ntizaduhana. Iratuhetse ku mugongo wayo. Buri mukiranutsi wese Mana ntabwo izamusiga, ntabwo izamuhana, ntabwo izamukoza isoni. Buri gihe cyose Mana iba ituhetse ku mugongo wayo. Ariko abanyabyaha bafite ibibazo ntabwo bashimwa n'Imana. Na niyo mpamvu rimwe na rimwe tusanga mu bihe tuhuye n'ibibazo Imana iratureka, kuko iyi minsi abantu batakisenga Imana y'abasogokuruza, batakiyubaha amategeko yayo yatutegetse, bagendera mu nzira zabo. Bantu bamaze kuvanga Imana n'ibigirwamana, kuvanga Imana n'abapfumu, kuvanga Imana n'uburozi, kuvanga Imana n'ibyaha, kuvanga Imana n'urwango, kuvanga Imana n'ishari. Ibyo ntabwo byatugeza ku mugambi mwiza twifuza ko Imana yadukorera. Yesu ashimwe, abakozi b'Imana. Amen. Dufite ibibazo bibiri. Hari ibyo tuhura nabyo bikaturwanya mu buryo bwo kuturwanya. Ariko nta kindi twakora, tugomba gutakambira Imana ku murimo w'Imana. Dusenye. Iyi minsi abantu benshi batinya kubwira abantu ibyaha, kwigisha ubutumwa bwiza bwo kureka ibyaha. Ariko Asa mu gihe cye yahagaze ku munara nk'uko bikwiriye, aremera kwangwana. Nimba abantu bazanyanga, banyange, ngiye gusenya ibyubatse bitahesha Imana agaciro. Murongo ukurikira ureka tumve. Kandi akura imidugudu y'Ubuyuda yose, kandi akura mudugudu y'Ubuyuda yose inkoro. Akura inkoro ku midugudu y'Ubuyuda yose n'ibishushanyo by'izuba. Abayuda bari bamaze kubaka mu midugudu, Asa arabikuramo. Ubwami buturiza imbere ye, kuko yasenye ibyo bigirwamana, kuko yatakambiye Imana mu bibazo bye. Bibiliya iravuga iki? Ubwami buturiza imbere ye. Nushaka amahoro, nushaka ibyiza biturize imbere yawe, hinduka, gendana n'Imana nguko bikwiriye. Senya biri ku mitima yawe. Hari igihe shari maze kukuzura, hari urwango rumaze kwinjira ku mutima. Hari agatabo kera twasomaga kandi twati umutima w'umuntu ushushwanya umutima. Gihe umuntu ahagaze neza mbere y'Imana, wabonaga marayika ahagaze agati ku mutima we. Inuma nayo iraza irinjira ku mutima. Mwuka Wera haba ku mutima we. Ibindi byose birahunga bikaba kure y'umutima. Ikindi gishushanyo cya kabiri, mu gihe umuntu yagabanukiwe, Satani araza araboha umutima we. Inzoka irinjira ku mutima we.
kanyamaswi araza arinjira, ngurube araza arinjira, imbwa iraza arinjira ku mutima. Ibyo byose bifite byo bisobanuye mu buryo bwo mu mwuka, ntago twabona umwanya wo kubivuga. Ariko ubwo imbwa imaze kwinjira ku mutima w'umukiranutsi, ngurube ikinjira mu mutima w'umukiranutsi, kanyamaswi kakinjira mu mutima w'umukiranutsi, nzoka ikinjira mu mutima w'umukiranutsi, kiya kingurube kikinjiramo, uba wapfuye mu bugingo. Yesu adufashe kandi adushoboje muri ibi bihe turimo. Kubwo ibibazo abantu benshi barimo kwemera ibyo bizira binjire ku mitima yacu, banze kubabarira, batagikunda bene wabo, batagikundana ku murimo w'Imana. Ariko iki gitondo kiza, Imana irashaka ko tuhinduke, tugira ibyo tusenya. Yemwe abantu bahagarariye abandi ku murimo w'Imana, mucyaha ibyaha, muhugura abantu nzira y'ukuri, kuko Yesu ari hafi. Ibimenyetso turimo turabibona. Se tuzatanga ya raporo munsi wo kubazwa imirimo twakoze. Murongo ukurikiraho uratubwira iki? Kandi yubaka i Buyuda. Amaze gusenya, Asa mu gihe ke yafata indi ngamba ya kabiri yo kubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'ingiki. Sekirite ikomeye. Ati ntagira ikindi kintu tena kiaza kutwinjira. Abanzi bacu ndibakabona inzira. Yubaka ubuyuda imidugudu igoswe n'ingiki. Kuko igihugu cyari gituye, kandi muri yo mwaka nta ndambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Bwana Yesu asifiwe. Amaze gusenya Asa, ibitahesha Imana agaciro mu Buyuda, ibitakwiriye gufukamirwa, ibitakwiriye kugaragara mbere y'abantu, arubaka bundi busha umudugudu w'Ubuyuda, ashyiraho ngike. Imana irareba iyo mirimo iramwishimira. Se iyi minsi Imana irimo kureba mirimo yacu ikatwishimira. Aho ushigikira icyaha, aho urimo kubwira abantu amahoro kandi ntayo, aho urimo kubwira abantu umugisha kandi batihanirya, se Imana irabona ko turimo kubaka. Yesu atubabarire. Amaze kubaka gutyo, Bibiliya iravuga ki kandi muri iyo myaka ndandambara yarwanye, asaratuza, abo mane muha amahoro, abanzi babo barahunga kure, babura inzira yo kuwinjiramo, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Imana itatuhaye amahoro, Imana itatuhaye ihumure bene data, Imana itagukiza burwayi ufite, Imana itaragukura mu rwego urimo, na wundi wabikora. Niyo mpamvu mureke dusenye ibyo Satani yinjije muri twebwe, dukorera Imana ubundi busha, tubakira Imana murimo, tubakira Imana ibyo yatuhamagariye. Natwe izatuha ihumure, natwe izahagarara indambara muri twe, ikura ubukene muri twe, ikura uburwayi muri twe. Ariko mu gihe tutarakora ibyiza, mu gihe tutagenda nk'uko Imana ishaka, natwe ibibazo bizaba bikiri kuri twebwe, kuko ukuri ibibazo ni Imana. Akura ibibazo gute mu gihe abantu babanje gusenya bitagira umumaro? Navuze niba usanga iyi minsi tusige dufite buhamya butari bwiza, barokore abatureba bakareba myifatire yacu, mikorere yacu, bakatugaya. Kandi nguko isi tugaya, na nuko Imana itugaya. Sasa tubonye ubutabazi bw'Imana, twihane. Asa yagaze neza mbere y'Imana, akorera Imana neza, arasenya bidakwiriye gusenywa, ibitahesha Imana agaciro. Iyi minsi abantu bitwa amazu yabo bitwaga barokore, ariko bamaze gushira bigirwamana mu mazu yabo, bakisenga, mugoroba bagasenga Imana, kandi bigirwamana bihagaze muri bo. Iyo sengesho Imana irareba icyo kigirwamana, irishimira. Mwanya w'Imana wishizeho kigirwamana, mwanya w'Imana washizeho ikitakwiriye. Yesu atufashe. Sinzi nimba turi kumwe cyangwa mwatwishimira kuri iri jambo.
ariko mbere yo kubona umugisha ngo ndakuvuga agomba kutunganya mbere y'Imana. Kubona amahoro bisaba gukorera Imana mu kuri no mu muka. Abantu mwavuye mu murimo w'Imana se murimo kubona nuko n'umugisha n'amahoro ihererezo y'ibisi mwewe muzatanga ya raporo abiyoberanya nabo ku murimo w'Imana se munsi Yesu azaza muzatanga ya raporo. Reka mbibutse ijambo Matayo yavuze. Matayo yaravuze si bose bavuga mana nibo bazabona ubwami bwo mu ijuru. Birashoboka ko mu itorero bose abantu bose bavuga ko turaba Kristo bavuga mana. Niwo kwitangira ubuhamya nanjye ngomba kwisuzuma. Menye kuvuga kwanje Imana nzabona ubugingo. Bandu barakira ijambo ry'Imana nuko ryatinda myaka gihumbi myaka ijana Mana izasohoza icyo yavuze cyose. Bene data habo mu itorero mube maso mube nka hasa tuyige urugero hano buryo yabashije kuhabwa umugisha n'Imana. Mana mutoranya kuba umwami w'Abayuda nago yemeye kugenda nkuko abandi bagendagana n'Imana. Haributsa tena abantu hagaruza mitima y'abantu gushaka Imana y'abasogokuruza. Arasenye bidakwiriye gukorerwa. Te iminsi urakorera Imana wirata wishira hejuru wigaragaza abantu bose babone ko ari wowe ukora. Wamagara abanyamakuru mu byo ugiye gukora. Yesu atushoboje. Mana tugirira imbabazi. Ni iminsi yo kuba maso. Ni iminsi yo kuba maso bene data. Ni iminsi yo gusaba Mana zindi imbaraga ndamahoro y'umunyabyaha. Navuze ko abantu benshi bakoreraga Imana barabivuyemo barasahisha. Se murimo kubona biriya bizaba iherezo ryiza nkuko nabivuze. Abantu muhagaritse murimo w'Imana, abantu bacererwa ku murimo w'Imana, abantu babaye abagugu ku murimo w'Imana, abantu bizeraga Imana ariko mu iminsi basigaye bapinga Imana. Oya tugarukira Imana, dusenye ibyo mwanzi amaze kwimika ku mitima yacu, tongere tubake mudugudu musha, umudugudu mwiza Yesu azawureba mu bwami bwo mu ijuru atwishimire. Bibazo birahari, nimuze dukiranuke dutakambira Imana. Imana ikora iki? Idukize mu bibazo turimo guhura nazo. Reka dusome uyu murongo turangirize. Ni mu icyo gice cya 14 ingoma wa kabiri gice cya 14. Reka dusome murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11 kuko twasomye wa mbere kugeza ku wa 5. Hano turasoma murongo wa 10 kugera ku wa 11. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka ndamutabazi utari wowe, uvuna abanyandegenge kubakomeye, udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira, kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ndiwemere ko waneshwa n'umundu. Mumva isengesho ry'umwami w'Abayuda Asa mu gihe batewe n'abanzi babo. Amaze kusenya bigirwamana, arubaka inkike, yaciye bugufi atena arongera arasenga. Masengesho niza kurwanirira rugamba ufite, masengesho niza kura ibi abanzi bawe kusubira inyuma, masengesho niza gukiza, masengesho niza gukura ku rwego urimo. Mu gitorero ridasenga baha Satani inzira, mu gihe mukiranutse adasenga Satani aramusuzugura, mu gihe mukiranutse asigaye arara adasenga karya adasenga, umenye ko watewe gitero gikomeye udashobora kukisubiza inyuma kubw'imbaraga z'umubiri. Yesu atushoboje, kuko iminsi turasinziriye mu buryo bwo mu mwuka.
iyi minsi ntabwo tugishaka kuba mu mbaraga z'umwuka wera kuko ari we mufasha twasigiwe. Asa aterwa n'abanya-Etiyopiya, atakambira Uwiteka, aramukiza. Urebe ibyo watewe nabi, nawe watewe nabyo muri biye. Inzira yawe yo kunesha abaguteye ni yayo. Asa yatakambira Uwiteka, aramukiza. Mu gusenga kwe muri ibyo bibazo yahuye nayo, Asa aciye bugufi. Hari n'igihe turimo gusenga, abantu barimo kuvuga barasenga, ariko tukontrole n'ibyifuzo bibyo turimo kubwira Imana muri ibi. Abantu barimo kwishyuza Imana mu masengesho imirimo bakoze, imyaka bamaze mu gakiza. We wamana we, gira n'amagambo y'ikinyabufura ubwira Imana, Mana irakomeye, ntago wayihamagara nguko wahamagara umuntu. Mana we, amana we, uyu mwaka nutantabara nyewe ndabiretse. Oya, uvuye mu Mana urapfa mu mubiri no mu mwuka. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye. Ni ngombwa itorero ry'Imana, ni ngombwa abakozi b'Imana, ni ngombwa abakristo dufatanije urugendo mu bibazo byose uhura nazo mu buzima bwawe bw'iki Kristo, ugomba kuba mu mwuka wo kutakambira Imana. Mwuka wo kutakambira Imana. Arabwira iki Imana? Uwiteka na mutabazi utari wowe. Urebye ibibazo ufite, ninde mutabazi ufite? Twese dufite ibibazo muri iyi minsi, kandi Imana iratubwira vumwe wiringiye umwana w'umuntu. Iyi minsi wahamagara mugenzi wawe wantabara, ati yo nanjye ndarwaye ndiri ku buriri, wamfasha nanjye mwene data nta kintu mfise. Mureke tugire imbaraga zo kutakambira Imana. Asa amenya bitero yatewe n'abanya-Etiyopiya atari Imana, nawe ndi wamurengera. Ati Uwiteka na mutabazi utari wowe. Burwayi ufite na mutabazi wabona atari Imana. Bibazo dufite na undi mutabazi twabona atari Imana. Uvuna abanyandegenge kubakomeye udutabare. Uvuna abanyandegenge kubakomeye udutabare. Urimo gutabaza nde? Nanjye ndimo gutabaza nde muri minsi? Ariko twige urugero y'uyu mwami. Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira. Tugomba kwiringira Imana buri munsi, kuko ari wowe twiringira. Kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Haleluya. Hasaravuga ko duteye iki gitero mu izina ryawe. Kuko iyi minsi atari iminsi yo kwirata ati kubw'imbaraga zanjye nimuze mbasengere mukire, nimuze mbabwire. Oya, Imana, mu izina ry'Imana tusengera abarwayi bagakira. Mu izina ry'Imana turirukanya abadayimoni bakahunga. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacyo. Tugomba no gusobanukirwa, navuze tumenye amagambo turimo kubwira Imana uyu munsi. Asa arongera avuga ko kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu. Haleluya. Mu bibazo byose ube wiringira ko Uwiteka ari we Mana yacu. Ndiwemere ko waneshwa n'umuntu, kandi ibyo ntago bishoboka. Tusenye, twiyeze, tukahagarara mbere y'Imana mu kuri no mu mwuka, ntago tukuriye kuneshwa. Sasa wisuzume, nanjye nisuzume. Aya nayo magambo Imana yashatse ko tubagezeho iki gitondo kiza, ariko ni wowe kwisuzuma buryo wahagaze. Nanjye nisuzume buryo ntahagaze. Kutakambira Imana ni ikintu cy'ingenzi ku buzima mu bibazo tuhura nazo. Itorero itafite isengesho riba ryapfuye. Abantu bavuga mana batakiranuka baba bapfuye. Burwayi ufite, umenye ko Uwiteka niwe Mana yacu. Bukene dufite, tumenye ko Uwiteka niwe Mana yacu. Mu bigeragezo byose uhura nayo, menya ko Uwiteka niwe Mana yacu. Mu bikwagurukira, bumenye ko Uwiteka niwe Mana yacu.
utahaguruka utere igitero mu izina ry'Uwiteka urebe ko nimba utazanesha. Mana ibaho umugisha, Yesu abagirire neza kandi mukomere mushaka Uwiteka. Mana ndagwiza abakozi isoni, turekere aho. Mana ibagirire neza. Murakoze. kozi w'Imana, Imana imuha umugisha kubw'ijambo ryiza. Mureke dushaka Imana bigishoboka, mureke duhanga Imana amaso, mureke duturize imbere yayo. Imana irashoboye, Imana irihagije, kandi nukuri hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. Mureke dukore neza, dukore imirimo y'ubutwari, Imana izadushyigikira. Twikomeze ku Mana kandi dukiranuka, dutere ikirenge mu batubanjirije. Imirimo myiza bakoze natwe tuyikore. Imana yacu irazirikana, Imana yacu irumva, Imana yacu ni umubyeyi igira imbabazi. Bene data bakristo bakundwa, Imana iha umugisha umukozi wayo kubw'ijambo ryiza twumvise. Mureke dusengera abantu bari bananiwe, dusengera abantu bari bacitse intege, dusengera abantu kugira ngo babashe kumva icyo Imana ibashakaho. Umenye umurongo wishyiramo, umenye umurongo uhagararamo. Imana y'amahoro ikugirire neza. Urakoze Data wa twese, iri ni ijambo ryawe, turarisengeye mu izina rya Yesu. Hagira abantu bakwikomezaho, hagira abantu bahindukira, hagira abantu baguhanga amaso, abantu bo gucika intege, bo gukubita hirya no hino, kubasa nk'umuntu utagira umujyanama cyangwa umurengezi. Uri Imana Data, uko wagiriye neza abatubanjirije, na n'uyu munsi witeguye kutugirira neza, witeguye kurengera ubwoko bwawe. Turabasengeye, turabingingiye katika jina la Yesu Kristo. Abari bananiwe, abari bacitse intege, uri Imana ishobora byose, ubaramburira ikiganza. Uwiteka nyiribihe, ubiyereke nk'Imana, ubigaragarize. Bwoko bwawe bukubone, bwoko bwawe bukubone. Abarushye n'abaremerewe, abananiwe, abarwayi nibakire. Mana, uyu mwanya ukize indwara zikomeye, indwara z'amayobera, indwara z'ibyorezo, katika jina la Yesu. Duhesheje umugisha ubwoko bwawe. Abananiwe, baremerewe, buri muntu wese nahure nawe, buri muntu wese ukwiringiye nabona ukuboko kwawe. Ongera agakiza, gabanya umubare w'abarimbuka, tanga ubugingo Kristo, kuko niyo cyakuzanye. Hesha umugisha ubwoko bwawe, hesha umugisha ijambo ryawe, hesha umugisha umukozi wawe, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Abarwaye imitwe nikire, abafite indwara zo mu nda nizikire, abarwaye za kanseri nizikire, abafite uburwayi bwa diabete nibukire. Indwara zose, imyijima n'impyiko, dukubitishije inkota y'Uwiteka. Amaraso ya Kristo abe ku bantu bawe. Urakoze Mana, waje gutanga ubugingo kandi bwinshi, wongera abakizwa. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi ni ukuri Kristo abakomereze mu buntu bwe. Rero ntabwo twatandukana ntasengeye itorero cyangwa igihugu, nabyo ngiye kubisengera. Imana Data wa twese akomeza tugirire neza, agire neza igihugu cyacu, agire neza abayobozi bacu, agire neza itorero n'abashumba bashumbye umurimo w'Imana. Uri Kristo wanesheje. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye umurimo wawe, tuwushyize mu maboko yawe. Turawusengeye, urushaho kuwagura, Mwuka Wera yigaragaze. Mana, abantu bawe bakomerere mu murimo wawe. Dusengeye igihugu cyacu, turagisengeye, dusengeye abayobozi bacu, duhereye kuri Perezida wa Repubulika, turamanuka hasi. Ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho, igihugu cyacu kigubwe neza, amaraso ya Kristo akizunguruke impande enye zose, uburinzi bw'Imana butubeho. Urakoze kubikoze, urakoze kuri kumwe natwe. Icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tubahe telefone tudatinze. Ni 07 8 50 98 94 07 8 50 98 na 07 2 74 34 93. Reka mushumba nabahe telefone, turaza kubafasha mu buryo burambuye. 07 8 24 39 7 54.
imana ibaha umugisha mugubwe neza. Philadelphia, Imana iratsinda.